Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kuzoza ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye, kugira ngo ujye tukibonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Amasomo ngenda mbashyiriraho n'ibibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Mbere y'uko ureba iyi video ujya hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe gukora kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi gatakunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibi byose tuyafashemo. Mbibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga aho ushobora kujya ugakora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo. Jya kuri Google wandikemo ngo y3.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza, cyangwa se ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga, asigaye nugerwaho mu kizame cyawe igihe nikizakubana ikibazo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu umunsi wose, ariko ngo guhagarara akanya kanini bibujijwe ahakurikira. Hehe? Ango imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntiwagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe mu mwinjiro w'isoko, ndetse no mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Wari wahisemo A iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko waramutamo rero C, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni zino modoka zitutwara mu buryo bwa rusange. Ese iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko wazo mu saha aba ari uwuhe? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, kilometero 60 mu saha. B, kilometero 40 mu saha. C, kilometero 25 mu saha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Noneho kwa mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo byose mba ngomba kubivugaho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ariko nyuma y'uko tubonye ko hari abanyeshuri benshi batsindwa atari uko batazi ibintu, ari uko igihe cyababanye ikibazo, Rwanda Driving College yabazaniye urubuga. Jya muri comment ya mbere ni link nuyikandaho irakugeza ku rubuga aho usangaho ibizamini bikorwa mu buryo bw'iminota 20 nk'ikizami cyo kuri polisi. Ukihugura wazagerwaho igihe nikizakubana ikibazo, cyangwa se ugiye kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw ahasigaye utangire wihugure nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ni mwebwe mwarunsabye rero ni mu rusure
mubikora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 kugira ngo igihe ntikizababana ikibazo. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Bibujijwe he? A, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso kikuri cya nyacyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Biba bibujijwe hehe? Hano iso kikuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Muri make ntabwo wemerewe kudepasa imodoka, ntiwemerewe kudepasa ikamyo. Icyo wemerewe kudepasa ni ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri, harimo za velomoteri, amagare n'amapikipiki adafite utunyabiziga ku ruhande. Rero biba bijejwe kuba wadepasa ibindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Niyo mpamvu duhisemo D ko ibisubizo byose ari ukuri, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru bucishemo umurongo ubereretse w'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhagarara. C, umuvuduko ntarengwa wemewe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ndizera ko rero waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu kibaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Ibimenyetso bimurika, iyo uvuze ibimenyetso bimurika bari kuvuga feruje. Urabona ko bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. None uri umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se uri umugenzi usanze harimo umuhondo, ese uba wakora iki? A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wariho. C, kwitegura guhagarara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gufata feri cyane. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara. Kubera iki uba ugomba kwitegura guhagarara? Kubera ko ubundi haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo kugira ngo ibinyabiziga byamaze kwinjiramo bibanze bigende. Kubera ko bahise bakoresha wenda icyatsi n'umutuku, yaba ari nka za filime za Squid Game bavuga ngo genda hagarara, genda hagarara. Birashoboka ko hari abayobozi b'ibinyabiziga baba bamaze kwinjiramo imbere, bavuga ngo rero muhagarare, bakaba bagabangamira cyangwa bakaba bateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Rero bakoresha amatara atatu: hakaka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo ibinyabiziga byamaze kwinjiramo byaba byateza icyago bikavamo. Muri make iyo hatse umuhondo utari warenga umurongo ushaka kuba wahagarara, ahasigaye hagahita hakurikiraho umutuku, noneho uvuga ngo hagarara, ku buryo na bya binyabiziga biraba byamaze kwinjiramo, ahantu hateza icyago biraba byamaze kuvamo, ku buryo bitarabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero iyo hatse umuhondo witegura guhagarara, kubera ko habagiye kuva mu muhondo hahita hajya mu mutuku. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cya nyacyo. A, ntihanyurwa. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini.
se umuvuduko utarengeje, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo inzira y'abanyeshuri. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye imbere yawe ubujijwe guhagarara aho hantu umwanya munini, kubera ko murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu umunsi wose, amanywa yose, ijoro ryose, kikaba cyahamara n'iminsi 2. Rero iyo hari kino cyapa biba bibujijwe kuri umuyobozi w'ikinyabiziga wahagarara umwanya munini. None iyo yacishemo undi murongo bigakora akantu kameze nk'agakubo, guhagarara umwanya munini n'umuto byose biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Rero wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyapa biri kugora, gasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College ukareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye. Urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ibinyabiziga bikurikira biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Hano rero wavuze buri mwaka, niyo mpamvu duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko mu kizamura akora mu kanya niba ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6, uhita uhitamo ko A na B na C ari ibisubizo by'ukuri. Baraba baguhaye D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri, aba ariyo uhita uhitamo. Ndakeka ko rero waramutamo hano D. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nuko wavuze ngo buri mwaka, kandi bino binyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ndakeka ko rero waramutamo D. Ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Ni wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Ese icyo cyapa kirangwa no kuba gifite amabara asate? Araba ngo ubuso ni umweru. B. Ikirango ni umutuku n'umukara. C. Ikirango ni umweru n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Kikaba kivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abari guturuka imbere ye. Ubwo ni wowe uzatambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Rero icyo cyapa cyaba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ubwo amabara kigize ni ubururu, umweru n'umutuku. Hano hari ahantu wabonye havuga ngo umweru, ubururu n'umutuku, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikindi cyatuma uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo: A. Bavuze ubuso ni umweru, bivugira ku buso gusa. B. Bivugira ku kirango gusa. Na C. Bivugira ku kirango gusa, kandi bakagombye kuvuga amabara agize icyo cyapa yose. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B. Iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, kubera ko hari icyapa cyo gutambuka mbere cyaba kiri kugaragaza ese ninde uratambuka mbere, cyangwa se ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, cyangwa umugezi ari kuri feruje mugasanga ntiziri gukora, kandi murabizi hari ahantu habahura imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rihita rikurikizwa. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi bino bimenyetso bimurika ari byo mwita ngo ni feruje, ubundi byakagombye kuba biri iburyo bw'umuhanda, ariko cyane cyane mu bantu batembeye hano Kigali mubona ko hari igihe babimanika bakabishyira hejuru y'umuhanda cyangwa se bikaba biri ibumoso. Ese ni ukwera iki baba bashobora kubimanika cyangwa bakabishyira ibumoso? A iravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C kugira ngo birusheho kugaragara neza, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C kugira ngo birusheho kugaragara neza. Usibye n'ibi bimenyetso bimurika, n'ibindi bimenyetso byose byo mu mihanda, ibyapa, ibimenyetso byo mu mihanda hasi, byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza, birusheho kugaragarira neza abayobozi b'ibinyabiziga. Ndakeka ko rero waramusitamo C, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Bibutsa ko kode ziri kubonekaho waba uri hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga tubwira uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga turi kumwe, aho ni mu bantu bari mu mujyi wa Kigali, cyangwa ushaka kwiga online, aho ni ku bantu bari kure, cyangwa se uri mu mujyi wa Kigali ariko ukaba ufite nk'akazi katakunda kuba waza ngo twigane mu ishuri. Rero uratwandikira cyangwa waduhamagara ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Noneho ikindi, mbere y'uko ujya mu kizame ni ngombwa ko usura urubuga rwacu www.ibiziga.rw ukitoza gukoresha igihe neza, kugira ngo nugerwaho igihe ntikizakubana ikibazo. Jya muri comment ya mbere niyo link nuyikanda birakugeza ku rubuga, cyangwa ugiye kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwaho n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bw'amabara sate. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo ubururu, B umweru, C umutuku, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda, biba ngombwa ko bawuyobya, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, biba ngombwa ko bawuyobya. Ese ahantu mugomba guca hagomba kugaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'amabara sate. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A ubururu. Icyo cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo ngo deviation. Ubuso aba ari ubururu, ayo magambo nsomye aba yanditse mu mweru. Kiba gifite amabara abiri ari umweru n'ubururu, ariko hano rero tubaje ku buso, ubuso busa ubururu. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? Ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ibyapa biburira n'ibitegeka, C ibyapa bihuza n'ibitegeka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C
ibyapa bibuza n'ibitegeka. Bino byapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa ku buryo bumwe. Kubera iki? Kubera ko uzaza utari wabigeraho ntuzakurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa biri kugutegeka, ariko ukimara kubitaho byaba ibyapa bibuza n'ibitegeka uhita utangira gushyira mu bikorwa ibyo bari kukubuza cyangwa se ibyo bari kugutegeka. Bitandukanye na biriya byapa biburira cyangwa cyo barakubwira ngo ikoni iburyo, ukamaze ukagenda urugendo hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu hari iyo koni iburyo. Rero bino byapa byo bibuza n'ibitegeka tutangira kubikurikiza ukibigeraho. Niyo mpamvu rero biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe buremere? A ngo toni 10, B toni 12, C toni 15. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Aba ari toni 16. Hano hari toni 16 uri kubonamo oya, niyo mpamvu nta giso cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko rero waramusamo te, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nijyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? Wari uri kugenda ushaka gukata ugasubira inyuma, ugiye guhindura icyerekezo. Ese ni iki wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B tegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, ukanitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbere yuko ukata ngo usubire inyuma, ubundi guhindura icyerekezo ni kuko waba uri kugenda ukibagirwa nk'akantu ukaba wakata ugasubira nk'inyuma, ugakata ugahindura icyerekezo. Rero mbere yuko uhindura icyerekezo, ikintu uba ugomba gukora, ikintu uba ugomba kwitaho, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, ugakoresha ibinyoteri, ukanitegeza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Ko hari ahantu haba hari ibyapa biri kukubuza ko wahindura icyerekezo. Rero ukanitegereza neza niba aho hantu ugeze hari ibyapa bikwemerera kuba wahindura icyerekezo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo? A ngo iby'inyuma ni metero 3, B iby'imbere metero 2 n'ibice 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere ni metero 2 n'ibice 70. Kuvuga ngo metero 2 n'ibice 70 no kuvuga ngo metero 2 n'ibice 7 no kuvuga ngo metero 2 n'ibice 700, ibyo byose ni kimwe kubera ko zero iri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu iba ivuze. Noneho iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Hano rero impamvu duhisemo B yonyine nuko ariyo yubahirije itegeko. Kuri A bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 kandi byakagombye kuba metero 3 na santimetero 50. Rero turahitamo B ivuga ko iby'imbere ari metero 2 n'ibice 70, cyangwa se nubwo bavuga ngo metero 2 na santimetero 70, ibi byose aba ari kimwe. Izo santimetero baba bazishyize muri metero. Ndakeka ko rero hano waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo uretse biboneyewe uruhushya
ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoruki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikore burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: ntiwatwara ikinyabiziga cyawe niba cyemerewe gutwara toni 5 watwaye 8, biba bibujijwe. Ntiwatwara toni 10 kandi ikinyabiziga cyawe cyemerewe gutwara toni 5, biba bibujijwe. Ariko hari ibinyabiziga byo biba bibyemerewe. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bya polisi, ibinyabiziga bihinga, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo kikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo kikuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Iba yatwara toni 5 ukabona yatwaye 7 kandi bayitangira ntihagire ikintu bayitwara kubera ko zo ziba zibyemerewe. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Cyapa gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru, ni amagambo yanditsemo stop, bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara byagenze ute? Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo guhagarara gusa iyi kimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona icyo kikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo kikuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Akenshi bagishyira ahantu umuhanda umwe ugiye gusukira mu wundi. Rero kubera ko utari kureba iburyo, kubera ko utari kureba ibumoso, bikaba ngombwa ko uhagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona kugira ngo uje kwinjiramo ugenda gake gake udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikanira ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ahegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itarabambiye itanafunze. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hano urabona icyo kikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo kikuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo kikuri nta kindi ni A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi ibambiye. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tuyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda. Ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College ukareba video twagukoreye y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nugerwaho ibyapa byere kujya bikugora. Wabona hari ikindi kintu ukeneye ko tukwigisha ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nacyo ukazahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ese itara ry'umuhondo risobanura iki mu bimenyetso bimurika? A, itegure kugenda. B, birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso bwacyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso bwacyo. Nibyo nakubwiraga, haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo. Iyo hasi umuhondo utari warenga uriya murongo uhita uhagarara. Ariko iyo wamaze kwinjira kubera ko wateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga
gukomeza imbere. Niyo mpamvu uzabona hatse umuhondo ukabona hari abari gukomeza barana baba bamaze kwinjira, ubundi iyo utari warenga uriya murongo urahagarara, none hakwaka umutuku ukamenya ko ugomba guhagarara. Ndakeka ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse ukandika agapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi, kirabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika mu papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Impamvu hari kiriya cyapa cyanditsemo stop n'uriya murongo imbere y'iriya modoka, nuko biragoye kubona neza mu muhanda munini. Uba ugomba kuhahagarara nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kubera ko ntabwo uri kureba iburyo nturi kureba ibumoso, ukabanza ukahahagarara kugira ngo winjiremo udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusangamo. Ndizera ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, tujya turakiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Waba ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye yageze. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi, tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyabafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Ariko mbere y'uko ujya mu kizame ihugure, jya kuri Google wandikemo ngo y3:ibiziga.rw wihugure gukoresha igihe neza, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.